Indirimbo bayita Food Tour yasohowe n'abantu batatu harimo Element, Bruce Melody na Ruskana. Element ubundi nawe wanditse indirimbo, harimo Element, Ruskana, Bruce Melody na Rumaga Junior wa wundi wisize, ahubwo ari bane bafatanyije kuyandika. Kundi indirimbo yaje ajya indirimbo yazanye na Ruskana, abandi bayigenderaho. Producer wayo ni Element, ikaba yarayikoreye muri studio 155 muri ya studio ya Petit Frere Coach Gaël, bamwita nde yarya ndamwibagiwe, ariko ni ikijyango cya Coach Gaël. Abantu baganije ngo bacurange gitari ni abantu babiri, harimo ucuranze acoustic n'ucuranze bass. Ucuranze acoustic bamwita Hirwa Jules, akenshi n'usanzwe kumucurangira indirimbo zitandukanye za acoustic. Ashaka gushyiramo acoustic niwe atuma. Wabimucurangiye bass harimo bamwita Gasige Aruma. Wamerisinze akanamasteringa ni Bob Pro. Ubundi kumerisinga umuproducer akavuganiza akavuga ngo beat ngiye gushyiramo niyi n'amadrum, noneho agashyiramo umuhanzi akaririmba akajyana n'iyo beat n'ayo madrum. Noneho mixing, ikintu Bob Pro akora cyangwa umuntu ukora mastering araza agafata amajwi akajya avuga niba ari base iri hejuru akayigabanya, niba ari gitari ifite sound iri hejuru akayigabanya, niba ari piano akayongera cyangwa akayimitinga. Ibyo ngibyo rero ubikoze hano ni umumixer bita Bob Pro. Iyi video rero director wayo ni God. Iyi video bayikoreye ku Kibuye. Ahantu bita kuri hoteli bita Chateau Romarara. Hoteli yegereye ku Kibuye. Ikindi kintu Producer God nafashe amashusho y'iyi video, hanyuma wayeditinze buriya ntago video